Ndabasuhuje bene data mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze aganze muri mwebwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo tumaramaze gukunda Imana. Tumaramaze gukunda uwadukunze kera kose twebwe tutarabaho. Niko yabwiye Yeremiya, yewe Yeremiya we, ngo nakumenye ukiri mu nda ya mama wawe. Ndagutoranya. Nawe yarakumenye, ikumenya kuva kera kose. Iranagukunda. Rero uyu munsi ko turagira ngo tuganire ngo tumaramaze gukunda Imana. Kuko nitwayikunda izatubera Imana, izatubera umubyeyi, izatubera umurengezi, izatubera umucamanza, izatubera byose muri byose. Kandi uwo niwo mumaro wacu wo gukunda Imana tukamaramaza. Ko niko gaciro kacu. Kandi ayo niyo mahoro yacu. Kandi uwo niwo mukiro wacu gukunda Imana tukamaramaza. Reka dusome mu Baroma 8:35. Haravuga ngo ninde wantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Niki cyantandukanya na Yesu? Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyantandukanya n'umwami wanje wankunze? Ankunda urukundo rutarabaho, ankunda urukundo rurengeye. Rero niki cyantandukanya na Kristo? Niki cyantandukanya n'Imana? Niki cyantandukanya n'umukunzi wanje? Niki cyantandukanya n'uwankunze kuruta abandi bose bankunda akampa ubugingo? Niki cyantandukanya n'uwo mwami? Agerageza kuvuga ibintu bishobora abantu dusigaye twitwaza ngo niyo mpamvu yatuma tuva kuri Kristo, niyo mpamvu yatuma dutandukana n'uwadukunze. Aravuga ngo se ni inzara niyo yatuma utandukana n'Imana? Akamanyu k'umutima ariko katuma utandukana n'Imana yawe? Dore ko benshi basigaye baribwa n'inzara bagakora ibidakwiye. Dore ko benshi basigaye babura minervare z'abana bagakora ibidakwiye. Dore ko benshi basigaye babura umutahe bakawushakira mu bidakwiye. Dore ko benshi basigaye babura amamodokari, babura ivyo bararikiye bagakora ibyangwa n'Uwiteka bikabatandukanya n'Imana. Ariko mu bari baramaze gusogongera nka Pahoro yaravuze ngo niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyo byose ntibyantandukanya n'urukundo rwa Kristo uwankunze kuva kera kose. Uwo tuzabana tukabana muri ubu buzima, tukazabana ndetse no mumva hagati, ndetse tukazabana no mu bwami bw'Imana iteka ryose. Niki cyantandukanya n'uwo mwami wanje? Niki cyantandukanya n'uwo wankunze? Niki cyantandukanya n'uwo tuzibanira karamata? Ibyago bitazaramaho iteka ryose, ibyago bitazahoraho iteka ryose, ubukene butazahoraho iteka ryose, gupfusha kutazahoraho, ubupfakazi butazahoraho. Icyo nicyo cyatandukanya n'Imana. Inyota itazahoraho, akaga katazahoraho, ako niko kantandukanya n'Imana yanjye. Ibyo n'iby'igihe bigitoya ticyakagombye kudutandukanya n'Imana, tibyakagombye kudutandukanya n'uwadukunze, n'uwo tuzabana nawe iteka ryose, n'uwo tuzabana nawe akaramata. Ibyo ntibyakagombye kudutandukanya n'Uwiteka Imana. Impamvu bidutandukanya n'Uwiteka Imana nuko tutarasogongera tumenye ko Kristo agira neza. Tumenye nguko uwo twirengagiza uyu munsi ariwe uzaduheza ubugingo. Ese n'umwirengagiza uyu munsi azaguheza ubugingo bw'iteka ryose? Kuki abantu dusigaye dutandukanywa n'Uwiteka Imana n'utuntu tudafatika n'ibintu bitazahoraho? Ugasanga amafaranga yadutandukanyije n'Imana, amazu akadutandukanya n'Imana, amasomo akadutandukanya n'Imana, ubukire bukadutandukanya n'Imana, ubukene bukadutandukanya n'Imana, tukibagirwa iby'Imana. Twanabibwibwa tugasa naho tubihinyuye, twanabibwibwa tugasa naho turiko dutakaza umwanya wacu, titumenye kuko hariho akubiye ubugingo, titumenye ko hariho akubiye amahoro yacu. Tukirengagiza gakiza, tukakira urupfu, tugasa n'abageze iyo tuja, kandi aribwo tugitangira urugendo. Imana yagusekera ukibagirwa, Imana yaguheza wewe ukibagirwa,
ugasa naho wamaze kugera iyuja, tumenye nk'uko uwo wirengagiza ari we hakubiyemo amahoro yawe, harimo hakubiye ubugingo bwawe, hariho hakubiye akazoza kawe, naho ni hakubiye ibyishimo byawe. Warangiza ukirengagiza, warangiza ugatandukanywa n'Imana n'akantu gatoya gusa, ako katazaramaho, ngo bamvuze nabi bigutandukanya n'Imana, ngo jewe ngira umujinya mwinshi, ngo jewe ngira uburakari buhebuje, ngo jewe ntibapfa kumvuga, uburozi bukagutandukanya n'Imana, ibindi bikorwa byose bikagutandukanya n'Imana, ubwibone bukagutandukanya n'Imana, ishari rikagutandukanya n'Imana, amagambo y'amanjwa akagutandukanya n'Imana, kandi ayo atazagutunga, kandi ayo atazakubeshaho iteka ryose. Ubwibyi bukagutandukanya n'Imana, kurenganya kukagutandukanya n'Imana, ubuhemu n'ubujura bukagutandukanya n'Imana, kandi ubwo buhemu butazakubeshaho iteka ryose, ndetse mutazanamanukana mumva, ibyo ntimuzamanukana mumva, ubujura ntibuzamanukana mumva nabwo, ubuhemu ntimuzamanukana nabwo, ibindi byaha byose ntimuzamanukana nabyo, usibye Kristo wenyine wagukunze. Uwo ni utazaguta, uwo ni utazaguhana, uwo ni utazakureka. Ni nawe wavuze ngo nubwo waca mu mazi menshi ngo sinzakureka, tazagutembana, ngo nubwo waca no mu muriro ntuzasha, ngo ndetse n'ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ngo nkubereye maso, ndi inshuti yawe itaziguhemukira, ndi inshuti yawe itazikuryarya nk'inshuti z'iki gihe izikuryarya ikakubesha ngo iragukunda nyamara itagukunda. Wagera mu byago ikaguhunga, wagera mu rupfu igahunga. Yesu ni inshuti yacu nziza, iyadukunze itazadutererana, kandi itazemera ko tubabara, itazemera ko twiganyira, itazaduhana, itazareka, itazadutererana mu bibazo byacu, ibana natwe amasaha ariyo yose. Iyo niyo tugomba gukunda, uwo mwami wacu niyo tugomba kumaramarizaho urukundo rwose. Kandi ndore ibiranga iyo umuntu akunda undi, ndore ibiza bikuranga kuko ukunda umuntu. Icyambere, umoza ku mutima, ukamoza mu mutima no mu bitekerezo, wirinda kumubabaza, ukirinda gukora ibyangwa nawe, kugira ngo uhore umunezeza nk'uko umukunda. Kandi cyongeyo wifuza kumuganiriza iteka ryose, ukaganira n'Uwiteka Imana. Abakristo babaho badasenga, abakristo babaho badashaka kumva icyo Imana ivuga, abakristo babaho badashaka kumva amagambo y'Imana. Abo ni babandi bamaze gutsimbuza Uwiteka bakamutsimbuza ibindi. Icyongeyeho iyo ukunda umuntu uzumubwira amabanga yawe, ukamubwira ibikugoye, ukamubwira ibikuruhije, ukabibwira Data wo mu ijuru, nawe akabasha kumva, kuko niwe nshuti yacu yonyine yo kwizerwa itazidusebya. Icyongeyeho kandi wita ku byo akunda cyane, kandi icyongeyeho ukirinda ibyo yanga. Impamvu abantu bakikigaragaza mu byaha, impamvu abantu bakikigaragara mu byaha, nuko batamaramaje gukunda Imana. Ariko uwamaramaje gukunda Imana azayirinda cyane ibyo Imana yanga, azayirinda ibyo umukunzi wiwe yanga, azayirinda ibyo umuremyi wiwe yanga, akita cyane ku byo akunda. Ibyago ntibimutandukanye, ibyago ntibimutandukanye n'Imana, amakuba ntamutandukanye n'Imana, ubukene ntibumutandukanye n'Imana, amagambo ntamutandukanye n'Imana, urugomo ntirumutandukanye n'Imana, ubwibone ntibumutandukanye n'umukunzi wiwe, kuko yaramaramaje. Ibyo byose bikamugaragaraho, agahora atekereza Uwiteka Imana, agahora yita ku by'Imana, agahora akunda Imana mu bihe byose. Imana nishimwe cyane. Bene data, ijambo ry'uyu munsi rije rivuga ngo tumaramaze gukurikira Uwiteka Imana. Azacubera Imana, azacubera umurengezi, azatubera byose, kandi tuzabana nawe, tuzishimana nawe, kuko dutegereje cyane ikamba ry'uwanesheje, natwe azariduheza, kandi azatubera byose. Tureke kureba ibyo tureba byaha mu isi, tureke gusamara, tureke gutumbira ibidatumbirwa, ahubwo dutumbira umwami Yesu, kandi tumukunde rwose, kuko niwe nshuti yonyine itazihemuka, niwe nshuti yonyine itazidutererana, niwe nshuti yonyine izitubera amaso, niwe uzitubera umurinzi, akatubera byose muri byose.
rero bene data ijambo ry'uyu munsi rije rivuga ngo dukunde Imana kandi tumaramaze. Nitwamara kumaramaza nibwo tuzakora icyo umwami wacu ashaka. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire neza. Amen.